Reka tuguhe ikaze mukunzi wacu hano ku rubuga rwa Today TV. Tugezaho amakuru agiye atandukanye abera hano mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Tutabatinye reka tugeze inkuru twabateguriye. Ariko mbere ho gato reka tubanze tubisegureho. Mu by'ukuri turumva tutameze neza, ntabwo ijwi ririmo kuza neza. Nshobora kuba ranjine cyangwa se ibicurane ko benshi babyita. Ndumva ntameze neza, ariko ni isezerano nabahaye ko nzajya mbagezaho amakuru uko bigenda kose. Naba ndwaye ntarwaye ngomba kuzajya mbikora, kuko nizo nshingano zanjye kuri ubu ngubu. Namwe mukaba mushinzwe kumenya cyangwa se mukaba mugomba kumenya ibyiriwe bivugwa cyangwa se byaramutse bivugwa ku munsi runaka. Rero kuri uyu munsi turi ku itariki 10 z'ukwezi kwa gatanu 2024. Hari amakuru abyutse avugwa ku Rwanda na Congo, nk'uko mumaze iminsi mubyumva. Murabizi ko Congo ishinja u Rwanda gutera Congo igashyira abasirikare bayo. Ubwo turavuga abasirikare b'u Rwanda bose abenshi, nk'uko Congo ibivuga ko bari muri Congo. Kuri ubu ngubu noneho yahinduye imvugo, ivuga ko nta kindi cyabazanye uretse guteza jenoside ikica abahutu, cyangwa se jenoside yakorewe abahutu. Ibi ni ibyo Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga ubwe yitangarije, aribyo tugiye kuza tukubwira 5 kuri 5. Mbere y'uko tugeze aya makuru, reka tugusaba urebe hasi gato ya video urimo kureba. Urabona akajambo subscribe, gakandeho tegerezo gatoya, unakamenyetso kameze nk'inzogera nako ugakandeho, kugira ngo bidukurikire umunsi ku wundi. Hari amakuru nanone, murabyibuka neza ko minsi yashize hari amakuru yavugaga ko u Rwanda rwo rwateye igisasu mu nkambi yo muri Goma, aho rero abantu bagera kuri 13 bapfuye, 30 barenga bagakomereka mu buryo bukomeye. Ibintu rero byateje ikibazo gikomeye, kuko murabyibuka ko bavuze ko ari abagore n'abana bagizweho ingaruka y'igisasu. Rero byaje gushinjwa leta y'u Rwanda ko ariyo yabarakoze ibingibi, aho kuba M23 cyangwa se wenda n'indi mitwe igiye yitwaje intwaro. Gusa icyo gihe u Rwanda rwavuze ko uko wenda kose atari rwo, kuko bibaza bati twaba twarageze muri kariya gace gute kandi nta basirikare dufiteyo. Murabyibuka ko u Rwanda rukunda guhakana kino kirego. Leta ya Congo rero yagumije ivuga ko leta y'u Rwanda ariyo yateye kiriya gisasu, igitera mu baturage mu mpunzi. Izo mpunzi ziri mu nkambi nabwo zaje muri iyo nkambi kubera yuko zagiye ziva mu byazo zigahunga ubugizi bwa nabi bwakorerwaga abaturage mu duce tw'inkengero za Goma ndetse na Sake. Aho rero abaturage barambiwe gukorerwa ibi, batinya imbunda, bagira gute, bava mu byabo bajya muri iyo nkambi. Ariko mu by'ukuri byabaye ngombwa ko bashinja u Rwanda ko u Rwanda ari rwo rwateye kiriya gisasu kigapfiramo abantu ndetse hagakomereka n'abandi benshi. Kuri inshuro rero ntabwo byagarukiye aho ngaho, niho rero u Rwanda rwamaganye Repubulika Demokarasi ya Congo, yarushinje kuba ruri mu myiteguro yo gukora jenoside abahutu bo muri Kivu y'Amajyaruguru. Ruyibutsa ko itakabaye ivuga ko ivuga mu gihe aricyo gihugu cyonyine cyangwa se igihugu rukumbi cyahaye FDLR uburenganzira bwo kwirirwa yica abaturage bacyo. Ku wa 4 byari tariki ya 9, uwo ni ejo hashize Gicurasi, nibwo RDC yashyize ibi birego bishya ku Rwanda biciye muri Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wayo Christophe Rutundura. Ni Rutundura waganiraga n'abadiplomate bahagarariye ibihugu byabo muri Kinshasa. Uyu mugabo rero yashinje Perezida Paul Kagame kuba amaze iminsi avugira mu matangazamakuru cyangwa mu bitangazamakuru mpuzamahanga ko ingabo z'u Rwanda zitazava muri RDC kugeza igihe abatutsi b'Abanyekongo bazabonera uburenganzira bwabo. Nubwo nta na rimwe Perezida Kagame yigeze yerura avuga ko cyangwa se yemeza ko u Rwanda rufite ingabo muri kiriya gihugu. Rutundura yavuze ko abahutu b'Abanyekongo aribo bafite ibyago byo gukorerwa jenoside aho kuba abatutsi. Yagize ati
Kigali ivuga ko abatutsi b'abanyekongo batotezwa ndetse bakaba babangamiwe na jenoside, nyamara tuzi ko uduce twibasirwa rimwe na rimwe ari udufite abaturage benshi b'abahutu. Ibi rero bitwibutsa ko muri jenoside yabaye muri 1994 ingabo z'u Rwanda z'ubu zateye inkambi muri Kibumba n'ahandi, bica abahutu bari bahari, bari abahutu rero ndetse barimo n'abanyekongo bakeya, ariko bari abahutu benshi. Ni amakuru yanditswe, turimo turayakura ku kinyamakuru bwiza.com. bivuze ko nawe uramutse wifuje kugira ngo umenye byinshi byisumbuyeho, ushobora kuhanyarukira ugasoma inkuru yose. Umukuru wa diplomasi ya RDC yashinje by'umwihariko Perezida Paul Kagame kuba agamije guteza ihangana hagati y'abahutu ndetse n'abatutsi b'abanyekongo, ndetse no guteza ubushyamirane ku butaka bwa Kivu y'Amajyaruguru. Yunzemo agira ati Perezida Kagame n'ingabo ze ntibagiye cyangwa se ntibakwiye gukora jenoside yo kwihorera rwihishwa kugira ngo bateze amakimbirane hagati y'abaturage muri Kivu y'Amajyaruguru. Iyo bibaye turavuga tuti ni guverinoma ya Kongo itazi gucunga no gukemura amakimbirane yo mu gihugu. Ibyo rero birasebetse rwose, ni amahano cyane. Guverinoma y'u Rwanda biciye mu muvugizi wayo Yolande Macron yagaragaje ko RDC itakabaye ivuga ko cyangwa se ivuga mu gihe izi neza ibyabaye. Nanone ikaba izi neza ko FDLR ariyo yayihaye umwanya wo kugira ngo ibashe kuba yakwikora ibyo ishaka, kandi murabizi neza ko ari igizwe n'abasize bakoze jenoside mu Rwanda yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994. Ku rubuga rwa X yagize ati ni ubusazi kuba ivugwa ibingibi bivugwa na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'igihugu rukumbi ku isi cyemereye interahamwe za genosideri b'abanyamahanga FDLR kwica abatutsi cyangwa se abaturage bacyo, ndetse no kuba ingengabitekerezo ya jenoside muri RDC. Guverinoma ya RDC ikomeje guha FDLR ariyo yasize ikoze jenoside mu Rwanda intwaro zo kwica abatutsi muri Kivu y'Amajyaruguru n'Abanyamurenge muri Kivu y'Amajyepfo. U Rwanda rugaragaza ko Abanyafurika bose bakabaye bahangayikishwa n'itsembamoko rikabije rikomeje kubera muri RDC, aho guterwa urujijo n'ibirego bigayitse cyangwa se ibirego bidafite icyo bivuze bya Minisitiri Rutundura.